ni iki buri gihe, cyangwa se haba muri famiye, haba mu itorero, kuko twese tugira amatorero dusengeramo, haba muri sosiyete ubamo, ahantu aho ariho hose, ni iki gikunda kukuzitira buri gihe? Ni iki gikunda kuzitira umuntu? Ni iki wowe? Buri wese afite ikimuzitira, ntabwo twese duhuje ibituzitira nkuko twese tudahuza ibibazo n'imbogamizi, kandi nkuko twese tudahuza ibisubizo, niko buri wese afite ikintu kimuzitira. Ndabizi ntabwo mwapfa ko kubivumbura, ariko nabonye icyigisho kivuga ngo ceceka imbere ya Penina wawe. Ceceka imbere ya Penina wawe. Rero mbere yuko twinjiramo, Uwiteka ahora yiteguye kubagusenga kwa buri wese, bikakwibagize ko hejuru ya byose hari Imana yumva. Uwiteka ahora yiteguye gusenga kwa buri wese, bikakwibagize ko hejuru ya byose hari Imana yumva. Senga wizeye urasubizwa nshuti, senga wizeye dufite ibihamya kuwo twiringiye irubasha, yakoze ibirindira bikora. Hello, narindi mu mwuka w'indirimbo zanjye ndayibatuye, yitwa Nibyo Irabikora. Nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze. Twasanze Eleda, nongeye naje nabasezeranije ko uyu munsi mu kanya gato nzabona tuzagenda tubana uko Imana ibishimye, cyangwa se uko yabyemeye. Ndizera mumeze neza, kandi tumaze igihe tudaherukanye, ariko ndacyariho ndahumeka. Nuko umuntu agenda ahura n'inzitizi zitandukanye mu bihe bitandukanye, nkuko nabibabwiye. Rero mu kumfatirana kwa bikemu ubushize, narindi mu gihe cyo kwita ku mubebe ndetse no kwita kuri mama. Ni ibintu biba bitoroshye. Nababwiye bushize ko mfite ikibazo cy'umubyeyi wagize ikibazo cy'uburwayi bukomeye, ariko ndashimira Imana ko ibyo byose Imana ikomeje kubiturindiramo, kandi tukaba tugihumeka umwuka wayo w'abazima. Icyo nicyo kigoye, nicyo gihenze, nicyo gikomeye, numva kiruta ibindi. Rero ndagarutse, ngarukanye n'ubundi ibintu bitari byinshi, ariko bitari bibi, bitari inkuru mbi. Ntago natindijwe n'ibibi, ahubwo ni byiza tubona muri ubu buzima bwa buri munsi, mu minsi yo kubaho kwacu. Ndagarutse rero kugira ngo tugire icyo tuganiraho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nababwiye ko ntasobanukiwe cyane n'iby'ijambo ry'Imana, ntari inzobere muri ryo, reka mvuge ngo ntaho ndi muri ryo, ariko gato nzi, gato mba nasomye, gato mu buzima mpura nabwo cyangwa ncamo bwa buri munsi. Hari igihe mpura nabwo nkakuramo icyigisho. Nabonye rero mu bihe byose maze n'igihe, cyangwa se mu byo umuntu acamo, buri muntu wese nawe baguhaye umwanya wagira icyo ubwira abantu. Hari icyigisho wakwigisha abantu, nubwo twese tudafite iyo mpano ku rwego rungana, ariko ntago wabura icyo ubwira abantu. Uyu munsi rero nkabazaniye niba ndi butange
umutwe w'icyigisho mwebwe mukazakigisha mukazanagisesengura, ariko nabonye umutwe uvuga ngo ceceka imbere yandi cyangwa se mu bifori. Mumbwize ukuri, ubundi reka mbe ndetse kwinjiramo, hanyuma ngira ikintu nibariza abantu banjye mu buzima bwa buri munsi ucamo, mu bihe umunsi ku munsi uko bucya bukira, hari urugendo rwawe rwa buri munsi ugenda unyuramo buri gihe. Ariko se ngiye kukubaza nk'akabazo, ni iki buri gihe, cyangwa se haba muri famiye, haba mu itorero, kuko twese tugira amatorero dusengeramo, haba muri sosiyete ubamo, ahantu aho ariho hose, ni iki gikunda kukuzitira buri gihe? Ni iki gikunda kuzitira umuntu? Ni iki wowe? Buri wese afite ikimuzitira, ntabwo twese duhuje ibituzitira, nkuko twese tudahuza ibibazo n'imbogamizi, kandi nkuko twese tudahuza ibisubizo, niko buri wese afite ikintu kimuzitira. Ndabizi ntabwo mwapfa ko kubivumbura, ariko nabonye icyigisho kivuga ngo ceceka imbere ya Penina wawe. Ceceka imbere ya Penina wawe. Rero mbere yuko twinjiramo mu kanya gato dufite, reka dusenge Imana kugira ngo ibane natwe muri aka kanya gatoya mbambonye, kugira ngo ngire icyo mbasangiza, bye kuba ari njyewe, ahubwo umwuka w'Imana abe muri njye kandi abane na buri muntu wese uduteze amatwi. Turagushimye Mana nziza, Mana y'icyubahiro, turaguhimbaje, tuvugirije impundu muri aya masaha. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeje kubana na buri muntu wese, yaba ari abanteze amatwi, yaba ari nanjye ubwanjye. Uhabwe icyubahiro. Ushimye ko mbumbura akanwa wampaye kugira ngo ngire icyo mbwira ubwoko bwawe, abanteze amatwi, abazantega amatwi. Ndakwinginze kugira ngo he kuba ari njyewe, he kuba ari uyu, ahubwo icyo umwuka yageneye buri muntu wese kucyumva agira icyo yakuramo, kugira ngo turusheho gusindagizanya muri ubu buzima, kandi ingoma yawe irusheho kwimuka mu mitima yacu. Ngaho bana natwe muri aka kanya, ibitavuga izina ryawe bitubabarire, kandi umwuka wera amanukire guterana natwe muri aka kanya, kugira ngo turusheho kumva icyo twifuzamo, mu izina rya Yesu, amen. Nihuse rero, hari isomo nashatse ko dusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, hari igice cyawo cya mbere ku murongo waho wa 6. Haravuga ngo, kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane, akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Mukeba wa Hana yitwa Penina. Penina rero ntekereza ko abantu musoma Bibiliya, cyangwa se nimugerageza gusoma iki gice muzasanga uyu Hana yari afite mukeba witwa Penina. Penina yarabyaraga, ariko Hana we yari ingumba, uko twabivuga gute mu Kinyarwanda. Ntabwo yabyaraga muri icyo gihe, ariko akagira mukeba we wamukinaga ku mubyimba buri gitondo, buri mugoroba, aho bahuriye hose yaramucunaguzaga, akamutera agahinda, akamutera n'impimba. Ariyo mpamvu nahereye mbabaza ngo, mbese wowe mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu kazi kawe ntabwo wabura Penina, muri sosiyete yose ubayemo ntabwo wabura Penina, mu muryango ntabwo haburamo Penina. Mbese Penina wawe, umutwe narawuhaye iki cyiciro kivuga ngo ceceka imbere ya Penina. Niko nashatse kubyita, kuko uko Penina asakuza nawe ugasakuza, nta kintu bishobora gutanga, nta kintu na kimwe bishobora gutanga. Ahubwo uko yarushagaho gusakuriza Hana, uko yarushagaho kumukina ku mubyimba, Hana niko yarushagaho kwegerana n'Imana, niko yarushagaho gusanga Imana, kuko Imana niyo ishobora byose. Yari izi ko nta handi, nta kindi cyamumukiza usibye Imana yo mu ijuru. Yari afite kwizera gukomeye cyane, kuko yari yingingaga ku manywa na nijoro, kugeza aho abatambyi bamubwiye bati, se wagabanyije inzoga, wagabanyije ibyunywa, ibiyobyabwenge, reka mvugiye gutyo. Ariko arababwira ngo ntabwo nasinze, ahubwo ni agahinda, intimba yari atewe n'iki na mukeba we Penina. Muri ubu buzima rero
nawe ufite penina ufite penina ukwitambika, ufite penina ukoga runono, ufite penina aho uca hose. Ntabwo mvuze ngo twese dufite ba penina, ushobora kuba wewe nta penina ufite, ariko ndabwira abantu bafite ba penina ngo ceceka imbere ya penina, reka sakuze, hanyuma wowe usakuze ariko usakuriza imbere y'Imana. Egera Imana cyane kurushaho, egera Imana cyane uko arushaho kugusakuriza, aba ariko nawe urushaho gusunika ubibwira Imana, kuko Imana yo irumva numva ko yumva igihe cyose. Niyo mpamvu rero nakubwira ngo nimba uhuye na penina, niba ufite penina muri uyu mwanya, nimba ubana na penina, gerageza guceceka, gerageza gutuza, hanyuma urusaku rwe rwa penina rugusunikire kurushaho gukomeza kubana n'Imana, kuko Imana mbere ya byose niyo tubwira ibyacu, ntijya imena ibanga, ntijya itwumvira ubusa, ntijya itureka. Kandi ndagira ngo nkubutse ngo Hana nubwo yamaze igihe kirekire atabyara, ariko yageze aho Uwiteka Imana iramwibuka. Muraza gusoma iki gice cyose urwa mbere rwa Samweli igice ya mbere cyose muze kugisoma, muraza gusangamo icyo gitekerezo. Ariko akantu nabashije gukuramo gatoya nuko kwiga guturiza imbere ya penina wawe ugaceceka. Ndakubwiza ukuri, byanga byakunda Uwiteka azerekana, byanga byakunda namara kugutabara azahindura urusaku. Ntekereza ko ari mu ba mbere bazahindura urusaku. Kandi nukureka nkubwire ngo guceceka ni igisubizo cy'ibintu byinshi, ni igisubizo cy'ubuhanga, ni igisubizo kiragoye, kiravuna, ariko gitanga umusaruro. Reka nkubwire ngo iga guturiza imbere ya penina, iga kwicecekera imbere ya penina, ahubwo uko arushaho gusakuza aba ariko urushaho gusatira cyangwa se kwegera Imana. Ubwo rero nubwo butumwa nari mbafitiye nka Ereda mumenyereye. Ubundi twari tumenyeranye mu gihe cyo gutangira isabato, ariko navuze nti uko byamera kose ntabwo nabura icyo mbwira abantu banjye, ntabwo nabura icyo bambwira abantu b'Imana. Hari ufite penina muri uru rugendo, hari ufite penina muri iyi minsi, hari ufite penina mu buzima bwe, hari ufite penina mu bintu byose agerageza gukora agahuriramo na penina. Reka ngukomeze nkubwira ngo uko penina arushaho gusakuza, uko penina arushaho kugutera umutwe cyangwa isereri na muzunga by'iki gihe, reka nkoresha iryo jambo, aba ari kurushaho kwegera Imana, aba ari kurushaho guceceka, ari kurushaho nawe kujya imbere y'Imana utakamba, imbere y'Imana uyibwira, imbere y'Imana uyisenga kandi uyisaba. Ndabizi neza ko izakumva. Reka umwuka w'Imana arushaho kubana natwe, kandi arushaho gusana imitima yacu no kutwigisha ndetse no kutwongera imbaraga zidushoboza guceceka imbere ya penina, bidushoboza guceceka aho bitari ngombwa ko tuvuga, kuko igihe cyose ntago ahantu hose aba ari ngombwa ko uvuga. Imana rero yo mu ijuru itwumve kandi irushaho kutwongera imbaraga, itugwirize ubwenge kugira ngo mu bihe ducamo byose, mu buzima bwose tubamo bwa buri munsi, mu gihe cyose turi gucamo, aho waba uri hose, ibihe byose waba uri gucamo, wiragize Imana kandi uyiture amaganya yawe yose. Nzi neza ko ari Imana yacu yumva, nk'uko indirimbo yanjye muri kuyumva muri background, muri kuyumva ivuga irumva. Ni ijambo nakubwira ngo irumva ayo maganya yawe, ibyo bibazo byawe, izo ntege nke zawe, zitura Uwiteka, arabyumva. Uwiteka rero akomeza kubana namwe, kandi dushaho kubabwira ngo muze dufatanye kujya twumva iby'Imana iba yadutumyeho, kugira ngo turusheho kugira icyo twiyungura muri ubu buzima. Murakoze rero, yabisanze leta nk'uko mwari mumaze kubimenyera, ariko narabuze, ariko nagarutse. Dukomeze kubana kandi muri gahunda zose, uko nzajya nshobozwa niko nzajya tukaganira. Murusheho gukora subscribe, share na comment, ni inkunga ikomeye kugira ngo turusheho kuzamurana, byose bikorerwe kubaha Uwiteka. Mugire ibihe byiza. Nisanze Ereda, amahoro y'Imana abane namwe, kandi Uwiteka we nyiringabo, nyirimbaraga, nyirubushobozi arushaho kubafasha no kubahira muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Mukomeze kugira amahoro y'Imana. Reka rero uko twatangiye dusenga aba ari nako nsoza nsenga, kugira ngo turusheho gusabirana muri ibihe bigoye kandi bituvunnye. Turagushimye Uwiteka Mana yacu,
tugushimiye ko wabanye natwe muri aka kanya ko kumva ijambo ryawe. Tugushimiye ko uri Imana itari inkene, tugushimiye kuri Imana izi by'imitima yacu yifuza. Tugushimiye ko ubanye natwe muri aka kanya ko gutambutsa ijambo ryawe. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo umwuka wera abe ari wo kuvomerera, abe ari wo kumvisha, kugira ngo aruhure imitima y'abananiwe. Dufite byinshi biturushya, dufite byinshi bituvuna, dufite byinshi biduhindanya, ariko mu maraso yawe no mu rukundo rwawe turabizi neza ko dufite. Niyo mpamvu twingingiye nk'umutabazi kugira ngo urusheho gukomeza abacitse intege, urusheho gukomeza abatentebutse, imbaraga zawe zidatsindwa zikomeze kutwambara kugira ngo turusheho kugenda nk'uko ushaka. Nuko abacitse intege, abafite ibibazo bitandukanye, abo bose babera umuyobozi n'umutware, kandi turushaho kumenya urufatiro kuko ari wowe Yesu Kristo, wowe wenyine wabambwe kandi ukaduhesha ayo mahirwe yo kongera kubitwa abana bawe, ubihimbarizwe. Ngaho komeza kutubana no kutugirira neza, ukomeze kutwigisha no gutemba tuza mu ijambo ryawe, kandi urushaho gufata intege nke zacu zikomeze ziri muri wowe zirahagije. Nuko ibiturushya n'ibidutsikamira tubishyire ku birenge byawe, mu izina rya Yesu, amen.